nongeye kukwakira nshuti muvandimwe ukurikiye ikiganiro kinyuzwa kuri Blessing Official TV, ikiganiro cyitwa umugoroba wa nyuma w'isi. Nongeye kugushimira kutajya ubura akanya ko gukurikira iki kiganiro, aho tugenda tubona ibintu byinshi bigenda bigerwaho muri iyi si. Tugenda dusesengura ibintu bigenda bigaragaza ko isi iri ku iherezo ryayo. Mu gihe rero abantu benshi bafite ubwoba, mu gihe abantu benshi bagushwa igihumura n'ibyenda kubaho no kwibwira ibyenda kubaho, ndagira ngo dufatanye turebe ibimenyetso, kandi ibyo bimenyetso Yesu yabibwiye abigishwa be kugira ngo barusheho kuba maso. Reka dusenge mbere yuko dutangira. Uwiteka Imana, tugushimiye ko wabanye natwe utwemera kwinjira mu mwaka mushya wa 2025, umwaka watangiranye no kugukoza urutoki mu jisho, abantu baguha zeru nk'umuremyi, ariko ntabwo wabirekeye aho, ahubwo wagira ngo ubereke ko uri Imana irinda. Waberetse ko ubutunzi bwabo ntabwo buruta ubugingo bwabo, maze ukiza ubugingo bwabo kugira ngo ahari bahumuke bamenye ko uri Imana, kugira ngo bihane. Igero natwe tugenda dusatira iherezo ry'isi, turakwingize kugira ngo utubashije kuba maso, kandi nongeye kukwereka nabo bakinnye amafilime y'urukozasoni ndetse n'ibindi, ntabwo ujya ubaterana kuko uri urukundo. Ndakwinginze rero kugira ngo ukabakaba imitima yabo ndetse n'iyacu, kugira ngo ubwo tugenda dusatira iherezo uduhe kuba maso. Ngwino utuyobore kandi uturinde, uduhe umugisha, aho umugisha buri muntu wese ukuri iki kiganiro, aho yaba ari ku migabane yose y'isi, kandi uduhe gukanguka mu izina rya Yesu. Nongeye kugushimira ko ubana natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Turagenda twibanda cyane cyane ku bintu byinshi bigenda bigaragara ku isi, ari abahanga, abanyamateka b'isi, nubwo bamwe babyirengagiza, ariko ntabwo abantu bahakana ukuri, kuko ukuri guca mu ziko ntigushye. Twabonye rero ko mu mazu y'i California, umujyi utangarirwa urimo abantu bakomeye b'abakinnyi b'amafilime, mu gihe bari barimo bakira ibihembo byabo maze bagaha zeru Imana, Imana yarirwaniriye nk'uko mu gihe cya Herode yishyize hejuru y'Imana, ariko mu kanya Imana imukubita urushyi. Bo rero twashimira Imana ko yarinze ubugingo bwabo, ubuzima bwabo, maze yemera ko ubutunzi bwabo bugenda butikira, maze irengera ubugingo bwabo. Ntekereza ko niba koko ari abantu bafite ibitekerezo bizima, wa mudamu wavugaga ko Imana yabonye zeru, wa mudamu witwa Niki, ntekereza ko hari ibintu byinshi yakagombye kuba yarigiyeho, kuko hirya yabyo haba hari urupfu. Uwo bita Niki Kleza wari announcer akaba ndetse na MC muri biriya bihembo bya Golden Globe Awards byabaye muri 2025, yagaragaje ko Imana ititaweho, ariko Imana yagaragaje ko ariyo itegeka ibintu byose. Nubwo abantu benshi bagenda bagaragaza ko hari impamvu zitandukanye, ariko twibuke ko Imana ishobora kuyobora ibintu mu buryo bwayo kugira ngo ikangure imitima yacu. Reka rero natwe turusheho gukangukira iby'ijuru, kuko iby'isi byo birashira no kwifuza kwayo. Yesu rero muri Luka igice cya 21 guhera ku murongo wa 20 gukomeza, igihe bari bamaze kumwereka ibya Yerusalemu, yarababwiye ati, ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abantu bazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari musozi ntibazayijyemo, kuko iyo minsi izaba ariyo guhoreramo ibyanditswe byose bisohore. Muri iyi minsi turimo turagenda tubona ibyanditswe bisohora.
abahanga benshi barimo na Blaise Pascal, ubundi abasiyantifike bagaragaza ko ari bo bemera Imana, ariko abantu biga iby'iyobokamana bamwe bajya barenga umurongo maze bakagera ku rwego rwo kuyihakana kuko bibwiye ko bayimenye uko bikwiriye. Umunsi rero tugiye kureba ibintu bitandukanye byagiye bigaragazwa n'umuja w'Imana Ellen G. White. Yarabitangaje, ariko twibuke ko ubwo yababwiraga ku murongo wa 26 Yesu muri Luka 21 umurongo wa 26 yarababwiye ati abantu bazagushwa gihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba ku isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ngira ngo twagiye tubibona za tsunami zagiye ziba, ni ibintu byagiye bihanurwa, ndetse nk'uko turi buze kubibona turibone umwe mu bahanga wemewe ari mu mateka ndetse na politiki z'isi yagiye abitangaza. Tugere kureba ibintu bitandukanye. Ellen G. White yagiye abwira abantu ko bakwiye kuva mu mijyi, kuko imijyi izagenda isa naho yibasirwa n'ibibi byinshi cyane, kandi ibihano by'Imana by'umwihariko bizaba ku butaka. Ibi yabitangaje kera cyane mu cya 897, cya 891, ndetse guhera mu cya 841 ubwo yahabwaga ubutumwa. Yasize yanditse ibitabo byinshi kandi yagiye yerekana ibintu byinshi abantu bagomba kwitega. Muri aka kanya tugiye kureba ikiganiro cy'umugoroba wa nyuma w'isi. Umutwe w'agace tugiye kubanza uravuga ngo ibyago biri hafi yo gusukwa mu mijyi. Yaravuze ngo ibintu biteye ubwoba bizahungabanya isi, kandi inyubako za cyami zubatswe hatanzwe byinshi, byanze bikunze zizahinduka ibirundo by'imisaka. Ngira ngo ubu iyo urebye umujyi wa California uko wari umeze, nuko ngo mbere y'itariki 6 wabonaga ibintu byose bimeze nk'aho bisanzwe, ariko umunota umwe gusa, isegonda rimwe ryari rihagije kugira ngo ibyo byose bishyikirwe hasi. Umugoroba w'itariki ku munsi w'itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere 2025, igihe uriya mukobwa cyangwa se uriya mudamu Nikki yatangazaga ko Imana yabonye zero, Imana yarahagurutse irirwanirira. Igihe abantu barangamiye ubutunzi bwabo bibwira ko ari bo babwigejejeho, Imana ibirimo irabaha umwanya kugira ngo ahari buri muntu wese yisuzume niba uriya mujyi wa California ushobora guhitanwa n'umuriro umeze kuriya. Umujyi bavuga ko ari umujyi wa 4 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushobora kubutanga amafaranga menshi mu misoro. Umuja w'Imana Ellen White yaravuze ngo igihe ikiganza cy'uburinzi bw'Imana kizakurwaho, umurimbuzi azatangira umurimo we. Ubwo nibwo amahano akomeye cyane azisuka ku mijyi yacu. Icyo gihe abivuga kuri Leta Zunze Ubumwe muri Amerika, ariko ntabwo ubuhanuzi bwe bwagarukiraga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo ni ku isi yose, ariko by'umwihariko yagiye ahanurira ziriya leta ngo igihe ikiganza cy'uburinzi bw'Imana kizakurwaho, umurimbuzi azatangira umurimo we. Ubwo nibwo amahano akomeye cyane azisuka ku mijyi yacu. Ibyo byanditse mu cya 897. Ushaka kubibona ushobora kujya mu gitabo cyitwa Ibyaduka by'Imperuka cyanditswe na Ellen G. White. Harimo inyandiko zitandukanye zagiye zivanwa mu bitabo bye bitandukanye, ariko abishyira aho hantu. Imana iri guha abatuye isi imiburo nk'inkongi y'umuriro ya Chicago, iza Melbourne, za London ni ya New York. Ibyo byanditse mu 897. Iherezo riri bugufi, kandi buri mujyi wose bidatinze ugiye gukozwa hirya no hino. Hazabaho urujijo mu mijyi hose yose, ikigomba kunyeganyezwa cyose kizanyeganyezwa, kandi nta na gake tuzi ku bigiye kubaho. Ibyago bizaba bingana n'urugero rwo gukiranirwa kw'abantu, ndetse n'umucyo w'ukuri bazaba barakiriye.
ibyo byanditse mu cya 902. Yaba ubwoko bw'Imana bwashoboraga kwiyumvisha irimbuka ryegereje rigiye kwisuka ku migi itagira ingano isigaye kuri ubu yirunduriye mu bikorwa byo gusenga ibigirwamana. Ibyo yabyanditse mu gitabo bita Ivugabutumwa kuri paji ya 33, kandi yacyanditse mu cya 903. Twibwe ko ubu turi muri 20 mu 2025. Igihe kiregereje ubwo imigi ikomeye izahanagurwaho, kandi yose yagombaga kuburirwa kubw'izo manza zisatiriye. Bivuga ngo California yakagombye kuba yaraburiwe, kandi ndizera ko itorero ryabikoze. Ibi biraboneka mu gitabo cy'ivugabutumwa kuri paji ya 29 ndetse na 32 na 33. Nushaka kubisoma ujyeyo. Inyubako zabonwaga nk'izitashobora kugira icyo ziba zizahinduka umuyonga. Ngira ngo ibi ni ibintu tugenda dusatira. Yaravuze ngo neretswe amazu ahenze bihebuje yabonwaga nk'atahangarwa n'inkongi y'umuriro, maze nk'uko Sodomu yarimbukiye mu birimi by'umuriro wo guhora k'Uwiteka, uko niko izo nyubako z'ibitabashwa zizahinduka umuyonga. Inyubako z'inzibutso zishyeshyenga ubuhanga bw'abakomeye bo mu isi zizahinduka ivu mbere y'uko kurimbuka guheruka kwisuka ku isi. Iyo nyandiko yanditse mu cya 901 mu gitabo cyitwa Ubutumwa bwatoranijwe cyangwa se Selected Message volume ya 3 kuri paji ya 418. Mu 1901 imyaka 124 irarangiye, ubuhanuzi burimo burasohora. Imana iri gukura umwuka wayo mu migi ikiranirwa yamaze guhinduka nk'iyo mu isi yo mu gihe cya Nowa ndetse nk'iyi Sodomu n'i Gomora. Inyubako zihenze, imyubakire yakoranywe ubuhanga butangaje bizatsembwaho mu buryo butunguranye mu gihe Uwiteka azababona ko ba nyirazo barengeje imbibi z'imbabare. Kurimburwa n'umuriro kw'amazu akomeye yasaga n'atashoborwaga n'inkongi z'umuriro ni ikimenyetso kigaragaza ko bidatinze imfatiro z'isi zizahinduka ubuvungukira. Ngira ngo ibi yabyanditse mu cya 902, ariko birimo birasohora nyuma y'imyaka 123. Abantu ntibazahwema kubaka amazu ahenze y'agaciro kabarirwa mu mamiliyoni y'amafaranga. Ngira ngo twabonye ko muri California inzu ihendutse yo hasi itari munsi ya miliyoni 2 z'amadolari. Izo ni miliyari 2 z'amanyarwanda. Bazita by'umwihariko ku bwiza bw'imyubakire no gukomera kwayo, ariko Uwiteka yanyeretse ko nubwo akomeye bidasanzwe kandi guhenda kwayo kukaba kwaramamaye, ayo mazu azagerwaho n'ibyasohoreye ku rusengero rw'i Yerusalemu. Ibyo ni ibintu byagiye bisohoka. Ariko se nubwo tubivuga gutyo, hari igihe abantu bavuga ngo Abadventiste bigize abantu bafite ukuri kose, ariko ndagira ngo ahari dukurikire, ntabwo ari uko abantu bitwa Abadventiste gusa, ariko ndabona ko hari ukuri Abadventiste bafite, kuko nibi byanditswe binyuze mu muhanuzi Ellen G. White bigenda bisohora tubibona, kandi bikaba bivugwa ko akenshi nubwo atari ko Bibiri tubwira cyane ko gusohora kw'ibyo umuntu yavuze atari byo byonyine, ahubwo n'imibereho y'uwo muntu. Uyu mudamu Ellen G. White bigaragara ko iyo usomye inyandiko zitandukanye bagaragaza ko yabayeho mu buzima bujyanye n'ubutumwa bwe, kandi ubutumwa yagiye atangaza cyangwa se ubuhanuzi yagiye atangaza bwagiye busohora. Nubwo muri community cyangwa sosiyete zitandukanye Imana yagiye itanga ubutumwa binyujije mu bahanuzi batandukanye, kuko Imana igira abahanuzi bayo, kandi abahanuzi bagomba kujyana n'ubutumwa bigisha. Ntabwo ari uko ubuhanuzi bugomba gusohora gusa, ahubwo nanone uwo muntu abayeho muri ubwo buhanuzi. Reka twumve umwe mu bahanga, Dr. Rusa,
ngira ngo abantu benshi bamuzi mu isesengura ry'inyandiko cyangwa se za politiki zitandukanye z'ibihugu. Umunyamakuru Kwezi TV yagerageje kumwegera amubaza ati ariko abantu bumva kutemera Imana ndetse n'ibindi, ababwira ibijyanye n'ibyo yasomye. We n'umusomyi yasomye ibintu bitandukanye. Reka twumve ibyo yavuze kuri uyu mudamu Ellen G. White, itorero ry'Abadivantiste bemera nk'umuntu wagiye Imana imunyuzamo ubutumwa, kandi uzasanga ko inyandiko ze ari iz'ubuzima, ari n'iz'imibanire y'abantu, n'iz'iminsi y'imperuka. Bigaragara ko ari umuhanuzi w'Imana. Reka hari twumve bimwe mu bintu Dr. Rusa yavuze. Hari n'umuntu wanyandikiye anyereka igitabo, uwo ni umunyamakuru, cyanditswe n'umugabo umwe mu myaka yatambutse, gishimangira ko ibi bintu byo muri Los Angeles cyari byarahanuwe. Byose yampaye na kopi yacyo kuri internet, arambwira ati ibi bihe byarahanuwe. Ibintu by'ubuhanuzi byemera cyane, biba byahanuwe kuko nari n'Uwahite byanditse. Uyu wanditse agatabo. Twibuke ko uyu Dr. Rusa ntabwo ari umudivantiste, turimo turasesengura, turimo turareba ibirimo birabaho nk'ibintu byanditswe. Ntabwo turimo turamubara nk'umudivantiste cyangwa se ushingiye ku idini runaka cyangwa se itorero runaka, ahubwo abivuga nk'umusomyi ndetse nk'umwanditsi. Iki kiganiro rero bakigiriye mu biro bye, aho aba afite ibitabo bitandukanye yagiye asoma. Nawe ngushishikariza kugira ngo ibitabo bitandukanye ujye ubisoma, kuko buriya ubumenyi bwinshi bwihishe mu bitabo, nubwo nanone harimo n'ibintu bibi byinshi, ariko tugomba gusoma. Reka hari dukomeze dukurikirana ibyo yavuze. Yarabyanditse, yari yarabihanuye, nta nubwo ari biriya gusa ahubwo yahanuye ko na Augustin César yavuze ko Europe ati bishyize hejuru gusumba Imana. Europe na Amerika bizasenyuka byose. Mu buhanuzi bwa Ellen White muzabaza Abadivantiste barabizi, abasoma ariko barabizi. Ubuhanuzi bubaho kuko muri peuple zose habaho abantu Imana yereka ibintu bizaba kera. Mwese murabizi, no muri peuple hose bagiye abahanuzi, no muri Afurika, no mu Rwanda, no mu Burayi, no muri Israel, ahantu henshi bagiye babaho. Dr. ibi bintu se, kuko nabonye kwikiye n'ibi by'ubuhanuzi, nari njya mu Abadivantiste ngo yavutse mu 1827, apfa mu 1915, yanditse igitabo cyitwa ngo Last Day Events, cyangwa se bizaba mu minsi ya nyuma. Ntabwo wanditse nanjye ntusanga ari nawe. Yitwa Ellen Harmony. Rero iyo usomye mu iki gitabo rwose ubonamo n'inyubako za Los Angeles na Chicago, avuga ko zizahura, zizasenywa n'imitingito ndetse n'inkongi. Na ziriya bavuze ngo ni Ben Laden wazisenye, byari byarahanuye ko zizasenyuka. Ellen White yarabyanditse. Ubuhanuzi si bwemera nk'iki, kuko hari ikintu bita abaviziyoneri. Hari Imana ishobora guca umuntu ngo avertise abandi, gusa nta buhanuzi bwemererwa budasohotse. Abantu barabyumva bakamenya ko ibyabaye ari uko bibaye, ariko byavuzwe ari uko bw'abahanuzi ari uko bibaye. Ngira ngo nubwo avuze ko icyo ni kimwe mu bimenyetso abantu benshi ahari bashingiraho, ariko ntabwo ari ukubaho gusa, ariko nacyo kiri mu bintu. Iyo uvuze ibintu ntibibe, abantu ntabwo barushaho kubyemera, ariko iyo bibayeho ariko ukabaho n'ubuzima bujyanye n'ubutumwa wigisha, nk'abemera Imana twebwe niko tubyemera ko uri umuhanuzi w'ukuri, kuko umuntu ashobora no mu matorero atandukanye hagiye habaho abahanuzi. Ariko noneho reka ibyo uwo munyamakuru w'Ukwezi yabazaga Rusa, kuko bigaragara ko Rusa atazi neza ari amazina, ntabwo ubundi bamwita Ellen G. White cyangwa se Ellen Gold Harmony, niryo zina ry'ubundi. Ariko Ellen White nuko yari afite umugabo witwa James White, ari nayo mpamvu wumva ko Dr. Rusa asa naho atahise amenya neza, ariko yarabisomye arabibona. Ari igihe
mu itorero runaka cyangwa se mu itsinda ry'abantu runaka bafite ukuri ariko ugasanga bo ntibabisoma. Niyo mpamvu yavuze ngo kiretse abadivantisite basoma baba babizi. Ndagira ngo rero ko twakagombye gusanga abadivantisite tukamenya ukuri. Hari n'ibindi byinshi bitandukanye bashobora kuba bihishemo. Hari ibintu byinshi twagiye twumva bavuga iby'amashyirahamwe n'ibindi bintu bitandukanye, ibyo kuva mu mijyi tukajya mu cyaro. Ngira ngo twaranabibonye ingaruka muri COVID-19, aho abantu kuba mu mujyi byabaga ari ibintu bikomeye. Ibitabo byinshi yagiye yandika yagiye asa naho abikomosaho. Ngira ngo tuzajyana tubibona, kuko ibyo umugambi wacu ni ukugira ngo tumenye muri uwo mugoroba wa nyuma w'isi ni ibiki birimo biraba, twakagombye kwifata dute. Reka rero tujye ku byo uriya munyamakuru yamubajije, ndetse nawe yavuze mu byo bise last day events, cyangwa se ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, cyangwa se ibizaba mu minsi y'imperuka. Ni iki yavuze kuri Chicago na Los Angeles? Ngira ngo iyi ni imijyi ikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka twumve ibyo yeretswe. Twibuke ko hari ibyo iyo usomye ibitabo bye ubona ko hari ibyo yagiye yerekwa, ibindi nabyo ibyinshi byagiye biza mu iyerekwa. Reka dusome hari amagambo yanditse mu gitabo kimwe. Yaravuze ngo Chicago na Los Angeles, ibi biri mu nyandiko muri last day events, cyangwa se abadventiste barakigira. Iyo gishatse hari abo bita ngo n'abaporteri y'uganire nabo bashobora kuguha icyo gitabo. Ntekereza ko ari ingenzi cyane kuri twebwe, ari n'abayobozi kugira ngo bamenye aho isi igeze. Yaravuze ngo amapice bigiye kuba vuba aha ku mujyi wa Chicago ndetse no mu yindi mijyi minini nayo anyuzwa imbere yanjye. Mu gihe gusuzugura Imana kw'iyo mijyi kwiyongeraga n'umwuka w'Uwiteka akigendera, imiyaga irimbura ya za serwakira irashega. Inyubako zikomeye zisenywa n'umuriro n'umutingito w'isi. Ngira ngo ibyo ni ibintu byinshi tumaze iminsi tubona biba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'igihe runaka nongera kubona ko kubaka amazu manini mu mujyi wa Chicago, ndetse n'uko abizera bacu bahamagarirwa kugira uruhare mu mitungo yo kubaka ayo mazu, ndetse mbona ko no kurimbuka kwayo guheruka kuri twe cyaba ikigisho. Ntitugomba gushora umutungo wacu mwinshi w'amafaranga ngo tubone amazu akomeye mu mujyi wa Chicago, yari yarababuriye, cyangwa mu wundi mujyi uwo ari wo wose, keretse imigambi y'Imana yemeye kudukingurira inzira kandi ikatwereka neza ko tugomba gushora imitungo mu kubaka cyangwa kugura amazu akenewe mu murimo wo gutanga umuburo. Mu yandi magambo, kubaka insengero, kubaka andi mazu ni mu mugambi igihe Imana yemereye abo bantu ko bajya gutanga uwo muburo. Nibwo buryo bwonyine, nicyo gihe cyonyine bemererwa kujya kubaka yo ayo mazu. Umuburo usa utyo nawo hawe ku byerekeranye no kubaka amazu mu mujyi wa Los Angeles. Umuburo usa utyo nawo hawe ku byerekeranye no kubaka amazu mu mujyi wa Los Angeles. Bivuga ngo yeretswe uburyo Los Angeles hazibasirwa n'ibiza harimo imiriro. Kugeza ubu hamaze kuba imiriro myinshi. Nyango twabonye mu kiganiro gishize ko muri 2023 warabaye, 2024 batakaza miliyari 16 z'amadolari. Inshuro nyinshi yaravuze ngo inshuro nyinshi neretswe ko tutagomba gushora imitungo mu kubaka amazu ahenze yo mu mijyi minini. Ngira ngo uyu ni umuburo yagiye aha abantu batandukanye, aho hawe n'Imana. Ntekereza rero ko ari ibintu tugomba kumenya. Ndetse yavuze no kuri San Francisco na Oakland. Imijyi ya San Francisco na Oakland iragenda ihinduka nka Sodomu na Gomora, kandi Uwiteka ntazatindiganya kuyigenderera. Vuba cyane iyo mijyi igiye kugerwaho n'amateka ye. Ibi byanditswe mu cyamaga 903. Umutingito ukomeye wibasiye mu mujyi wa San Francisco uzongera ukurikirwe n'ukundi kwigaragaza kw'imbaraga y'Imana. Amategeko yayo yarishwe. Imijyi yamaze kwanduzwa n'icyaha. Nimwiga amateka yaniniwe, Imana yohereza Yona ngo atange umuburo ugenewe by'umwihariko uwo mujyi wononekaye. Ubutumwa bwinshi busa n'ubwawo muri ibi bihe byacu bwakagombye gutangwa yaba imijyi mibi yari ifite ubushake bwo kwihana nka Niniwe.
ibyo byanditswe muri Kamena itariki ya 3 mu cya 1906, ndetse no mu migi yamaze kugerwaho n'amateka y'imanza y'Imana nk'inkurikizi z'ibicumuro bisa bityo, ubona ari nta kimenyetso na kimwe cyo kwihana kihagaragara. Amaguriro adandaza inzoga aracyuguruye kandi ibishuko byinshi birashyirwa imbere ya rubanda. Ibi byanditswe muri Kanama tariki ya 20 mu cya 1906. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Mbese bite no mu Rwanda ho bimeze bite? Mbese ho ntabwo bimeze hari niyeretswe ibyo mu Rwanda, ariko nanone Imana izagenda ihagurutsa abahanuzi batandukanye kandi bazagenda baburira abantu. Niyo mpamvu tugomba kuba maso. Ngira ngo rero tubonye ko hari ibintu byinshi byahanuwe byagombaga kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mijyi itandukanye. Reka dusabe Imana kugira ngo iduhe kuba maso ubwo tubiburiwe hakiri kare. Amazu mu Rwanda na harubakwa no hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Reka dusabe Imana kugira ngo iturinde kudamarara, kuko imijyi yose iragenda isa naho ishaka gusa n'iyo mijyi yangiritse. Mbese mu mujyi wa Kigali, mu mujyi wa Musanze, mu mujyi wa Rubavu, mu mujyi wa Huye, mu mujyi wa Muhanga, imijyi yose iri muri iki gihugu ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, za Nairobi, za Bujumbura, za Dar es Salaam bimeze bite. Reka rero dusabe Imana kugira ngo itwigishe uko dukwiye kumera muri iyi minsi, kandi duhe kwiringira Imana mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze rero, tuzakurikira ikindi kiganiro Imana n'ibikidutije ubuzima. Mukomeze kugira ibihe byiza.